tudatinze rero kuri iyi sabato y'ubutabazi, hari itsinda ryatoranijwe rigiye kubakorera gahunda yo kuri aya masaha. Turi kumwe n'inama y'itorero ya Kabuye, abagize inama y'itorero bari badukoreye ubutabazi, bari bukomeze no muri iyi gahunda twinjiyemo. Turi kumwe kandi na Chorale abatahajuru bo ku itorero rya Elayono, bari buze guhimbaza Imana mu ndirimbo babanziriza umubwiriza. Turi kumwe na Musenge Ale umudiyakoni uri budufashe kwakira ibyera by'Uwiteka, ndetse n'itsinda ry'abadiyakoni baringanyijwe bari bufatanye nawe. Turi kumwe kandi na Chantal Mukeshimana uri busome isomo akanasengera umubwiriza. Nanjye uyoboye gahunda Habumugisha Ernest uhagarariye icyiciro cy'ubutabazi ku itorero rya Kabuye. Turi kumwe rero n'umubwiriza wacu tumaranye ibyumweru bibiri, muri ibi byumweru bibiri by'amavuna twari dufite hano i Kabuye, ariwe Tuyisenge Celestin, ari kumwe n'umuryango we. Ngira ngo reka nsabe umufasha we aho yicaye nawe bahagurukane tubakire by'umwihariko. N'abana bahari? N'abana barahari cyangwa bari? Ego, reka tubakire by'umwihariko mbere yuko twakira itsinda ryose. Imana ibahe umugisha. Reka rero twe n'itsinda ry'abatekinisiye, rya tsinda ryose nababwiye rigiye kudufasha muri iyi gahunda, tugize umugisha, twagiriwe icyizere, namwe mutwakire. Rero reka mbifurize ikaze ku meza y'umwami. Aya masaha nta mushyitsi twakira kuko twese tuba twabaye nta mushyitsi ku meza y'umwami, turyoherwe. Reka nsabe ubutabazi, ufite raporo y'ubutabazi atambuke atugezeho raporo. Sabato nziza kandi umunsi w'umunezero. Tugeze muri gahunda yo kumva raporo y'ubutabazi bwo ku itariki 7 z'ukwa gatatu 2026 bwakozwe na Chorale Heaven Citizen. Yaririmbye indirimbo yatubwira ngo shimwa wowe ntama w'Imana wemeye kutwitangira maze tukarokoka, twaba wacunguye tukuzamuriye amaboko. Kuri uwo munsi kandi hatanzwe ituro ringana n'ibihumbi 51. Mu bufatanye na leta kandi mu bufatanye na leta twahawe abana 3 bari mu mirire mibi, twasabwaga kubakurikirana. Mu uko kubakurikirana hatanzwe ibihumbi 161 byo kwifashisha kugira ngo babashe kuva muri iyo mirire mibi. Hakaba harimo bari gukurikiranwa kugeza ubu barahabwa isukari, amata, ifu y'igikoma, nibyo bari guhabwa ku buryo nta kibazo bazagira kugeza igihe bazavira muri iyo mirire mibi tukibakurikirana. Imana ihabwe icyubahiro. Hatanzwe kandi ubufasha bungana n'ibihumbi 20. Amen. Uwo munsi kandi muri gahunda ya saa 5 umuyobozi yari Mwumvaneza Alphonse, isomo no gusenga Mukamasabo Jose, umudiyakonikazi Mukeshimana Christine, umubwiriza wa munsi yari Pasiteri Usabimana Joseph. Isomo no gusenga ryabonekaga muri Zaburi ya 41 umurongo wa 10, aho batubwira ngo kandi inshuti yanjye y'amagara nizeraga nayibwiraga inshuti yanjye y'amagara nizeraga nagaburiraga niyo imbangiriye umugeri. Twari dufite korali
jyana umucyo yo kuri Erayona, nawe yaririmbye indirimbo ivuga ngo mwami dutabare, nta handi twabona amahoro atari muri Yesu, ni umunyembabazi yirengagije byinshi nawe arakubabarira. Ikibwirizwa cy'uwo munsi cyari gifite umutwe uvuga ngo kwakira imbabazi z'Imana natwe tukazitanga. Uwo munsi ni nabwo habaye ifunguro ryera, aho pasiteri yadusobanuriye icyo kozanya ibirenge bisobanuye ngo tuba dukemura ikibazo kiri mu ntekerezo. Ndumva mubyibuka neza. Hari indi gahunda kandi ku isabato, uyu munsi nk'uko mubizi yari isabato y'ubutabazi, habaho kwiyiriza ubusa, ariko ntibyakunze kubera habaho gahunda nyinshi. Byimuriwe ku isabato ya kabiri n'iy'umuryango, ariko hazabaho n'ubundi gahunda yo kwiyiriza kuri uwo munsi. Tukaba dushishikariza abizera bose ko iyo wiyirije hari icyo wigomwa. Icyo uzaba wigomwe uzagerageza ukizane icyo ari cyo cyose, kuko dufite gahunda yo gusura abarwayi, bityo bizadufasha kugira ngo tubone icyo tugeza kuri bagenzi bacu bafite ikibazo, cyane cyane abarwayi. Murakoze, mukomeze kugira isabato nziza. Imana iduhana umugisha. Enemu n'umwanzi yari yamutaye ku munigo, yatabawe rugeza rukomeye, yaraserutse uwamuremye maze yishyira mu cyimbo cye, wabohowe ku giciro gikomeye, yaritanze ararekura maze dusingira ubuzima, agaciro k'amaraso ye niko katugize bazima. Byumve neza, muri Yesu hari ubuzima, icyo yemeye agikora atananirwa, yaritanze ararekura maze dusingira ubuzima, agaciro k'amaraso ye niko katugize bazima. Byumve neza, muri Yesu hari ubuzima, icyo yemeye agikora atananirwa. Nyiribi n'urukundo rwa se rumaze kumuhata, yararenze ararahirariye neza, yararebye inkovu ze maze yitegereza kure, ijuru rimuha amakuru yuzuye, yaritanze ararekura maze dusingira ubuzima, agaciro k'amaraso ye niko katugize bazima. Byumve neza, muri Yesu hari ubuzima, icyo yemeye agikora atananirwa, yaritanze ararekura maze dusingira ubuzima, agaciro k'amaraso ye niko katugize bazima. Byumve neza, muri Yesu hari ubuzima, icyo yemeye agikora atananirwa. Nimukangwe n'ibihindizo by'imiringo umwanzi ashyiraho, amateka azahindurwa na cya gihe, nitwambuka inyanja y'urupfu tuzambikwa ikamba ry'umucyo, tuzashima ubuzirakirogoya, yaritanze ararekura maze dusingira ubuzima, agaciro k'amaraso ye niko katugize bazima. Byumve neza, muri Yesu hari ubuzima, icyo yemeye agikora atananirwa, yaritanze
tugira ubuzima agaciro k'amaraso ye niko katugize bazima byumve neza muri Yesu hari ubuzima icyo yemeye gikora atananirwa byumve neza muri Yesu hari ubuzima icyo yemeye gikora atananirwa ndabasuje mu izina rya Yesu Imana ibahe umugisha. Reka dushimire Imana ku bw'aya manwa nagiraga nti reka dushimire Imana ku bw'aya manwa dushimire ibitangaza yadukoye muri byumweru bibiri tumaze kuri uyu musozi. By'umwihariko dushimiye abantu 45 bamaze kubatizwa kandi biteguye gufatikanya n'iri torero tukitegura umwami wacu ugiye kugaruka. Dushimiye korari maze kuturirimbira batweretse ukuntu Yesu yitanze akarekura maze akadusigira ubuzima mwabyumvise kandi agaciro k'amaraso ye niko kadusigiye ubuzima kandi bavuga ko muri Yesu hari ubuzima kandi ubwo buzima ntabwo ari ubuzima tubamo uyu munsi gusa ahubwo ni ubuzima tuzabamo by'iteka nituramuka dufashe ntiturekure. Imana ibahe umugisha. Turabashimiye dushimiye by'umwihariko abantu bose bakomeje kuboneka muri aya materaniro n'abatarabonetse kubw'impamvu zigiye zitandukanye twese turifuza kuzajya mu ijuru Uwiteka barebe neza. Ndashimiye by'umwihariko icyiciro cya AMM ya hano ku itorero rya Kabuye bateguye irivuna. Imana ibahe umugisha. Kuriya mwabonye abatabazi bambaye inama y'itorero ndavuga ku bagabo cyane cyane iki cyiciro cyambara niyo uniforme n'umukara n'ishati y'umweru na karuvati y'umutuku. None kugira ngo abadamu butaha bazatwizihize neza nabonye n'ubundi abadamu bambaye umukenyero mwiza hejuru muzakureho umukara mushiraho umweru ubwo muzaba mudushigikiye nkuko tugenda tubigenza iyo mifemo yabaye ngira ngo niko muzabigenza nuko mwambaye hejuru akabodi kazaba ari umweru ubwo namwe muzaba mwambaye AMM mujye muza mwambaye gutyo mu gihe bateguye gahunda kugira ngo natwe dukomeze dudodeshe uniforme yo gushigikirana no kugurizanya. Turabashimiye rero Imana ibahe umugisha kandi twashimye gahunda zose zagiye ziba hano kuri torero ndetse kuri intara ndavuga intara muri rusange kuko mwese twarabanye amakore ku matorero agiye atandukanye agiye aza akitabira twarababonye ntabwo mwigeze mwica gahunda twarabashimye. Amakorari y'intara gusa narayishimye mu by'ukuri yarabonetse muri amasaha y'umugoroba bwije mwarabonetse mwaritanze. Imana ibahe umugisha kandi uko kwitanga kwanyu ntabwo ari ukubusa. Turi kugenda rero tugana ku musozo w'aya mavuna yacu mu byigisho bitandukanye twagiye twiga. Kabuye mwateye imbere ibyinshi barabirikodinze mugenda babibaha ku mbuga zigiye zitandukanye ndetse n'ibyanditse narabitanze kuri sonorisation bazabikusanye neza cyangwa se niba batanabifite ndongera nkore folder yabyo nyibahe abashaka kubisoma bazabisigarane babisome nta kibazo kibirimo n'ijambo ry'Imana. Ngira ngo rero turabashimiye. Reka tugende tugana ku musozo. Iki cyigisho kivuga ngo uko bizamera ubwo Yesu azabagenje ate agarutse. Twiga mu cyigisho twize kwa gatanu w'isabato turimo twiga twabonye iby'urubanza kagenzuzi niho ngiye gukomereza ejo kuko twe dufite igitaramo twize icyigisho kigufi kugira ngo dutarame neza ariko ngiye gukomereza ku rubanza kagenzuzi twabonye kwa gatanu w'isabato aho twabonye ko ku iherezo ry'imyaka 2300 byahanuwe n'umuhanuzi Danieli mu gice cya Murane umurongo wa 14 twabonye byatangiye muri 457 mbere ya Kristo. Twabonye ko kuri iryo herezo habayeho urubanza kagenzuzi Yesu akava ahera akajya
ahera cyane. Muribuka abamutegereje mu 1843 kugeza na 44 mu gihe cy'itorero rya Philadelphia, niho itorero ryari ririmo. Mwabonye ko bagize kwibeshya bakajya ngo Yesu ari bugaruke, maze bagashaho n'itariki ya 22 z'ukwa 10 ko Yesu ari bugaruke, ariko bikarangira bitabaye. Naho Yesu hari kiri gukorwa mu buturo bwera bwo mu ijuru, avuye ahera agiye ahera cyane. Niko byagenze. Ariko nubwo bategereje bagacika intege, ariko n'ubundi icyakozwe si kibi, nuko Yesu yari agiye gutambira ibyaha byacu by'abari mwisi. Naho tujye gukomereza rero. Kandi muri uwo mwaka Yesu atangiye imanza cyangwa se atangiye kutuvuganira imbere y'Imana. Yesu amaze kurangiza uwo murimo yakoreraga ahera, maze akinjira ahera cyane. Mu gihe cy'urubanza akagenzuzi yatangiye gutuma marayika wa gatatu, muzasoma mu byahishuriwe igice cya 14, maze mugasoma by'umwihariko kwera ku murongo wa 9, banditse ngo marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uza nko ku nzoga, ari wo mujinya w'Imana witeguye idafunguyemo amazi mu gacumba k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruka ku manywa na nijoro. Abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo, aho niho kwihangana kwabera kuri, bitondera amategeko y'Imana, bakagira kwizera nk'ukwande, bakajya kwizera nk'ukwa Yesu. Mani magambo yaje kugaragaza ko abizera bazasakirana n'urugamba, cyangwa se bazashyikiranwa n'urugamba rw'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ariko ibyiringiro rukumbi by'abizera bikaguma mu gushikama. Ubu ngubu abantu barimo bashikama. Ubu turi mu rugamba rutoroshye, kandi abantu barimo bashikama. Ngicyo gihe Yesu yakinguye urugi rw'ahera cyane, umuco w'isabato ngo uragaragara, maze ubwoko bw'Imana burasuzumwa ngo burebe ko bwubahiriza amategeko, ariko uhereye ku itegeko ry'isabato. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe Yesu yaravuye ahera cyane ngo agakingura, umuco w'isabato waragaragaye cyane, kubera ko igihe kingwaga urugi rw'ahera uwo muco waragaragaye cyane. Kubera iki? Muri kiriya gihe itorero ryari ritegereje kugaruka kwa Kristo, abenshi ntabwo bubahirizaga isabato, ariko urubanza akagenzuzi rutangiye, umuco w'isabato waragaragaye cyane. Nibwo ba Elena White na bagenzi na ba James White umugabo we n'abandi bakoranye ubugorozi icyo gihe batangiye kubona umuco w'isabato, maze batangira kugenda bawusobanura, ndetse batangiye kugenda bawubwiriza. Kandi abemera Imana yakomeje kubarebana ijisho rihamye kandi ryerekana ko ibemera, byatumye hashyirwaho ikimenyetso mbere y'uko imiyaga ivuga mu byeshuwe 7 kugeza igice cya 7 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4 irekurwa. Mani magambo, abantu bemera isabato bakayinambaho bari kugenda bashyirwaho ikimenyetso. Twarabibonye, n'ubu ikimenyetso kiri gushyirwaho. Hari ubwo ushobora kuvuga ngo umudivantisi umunsi wa karindwi ndayubahiriza, ariko imikorere yawe cyangwa se uko uyiruhuka bikaba bidahuye mu by'ukuri nuko Imana iyivuga cyangwa se idutegeka. Icyo gihe nta kimenyetso ushyirwaho. Ariko abantu bubahiriza isabato bakayikomeraho, murabizi neza ko tugiye kwizera mu minsi mikeya, mwebwe muri gushyirwaho ikimenyetso. Niyo mpamvu Imana ibarebana ijisho rihumye, ijisho ryiza, kugira ngo icyo kimenyetso gikomeze kibashyirweho. Ariko nanone mumenya ko Satani nawe ari ku rugamba, ngo Satani nawe yakoze ibishoboka byose ateza abantu, kandi ubari kubikora, abateza gukunda ubutunzi, ndetse akabakoresha ibitangaza by'ibinyoma kugira ngo akomeze abaherane. Murabizi muri iyi minsi hari ibitangaza by'ibinyoma byinshi bigenda biba, mu gihe namwe mujya gusengesha, benshi mujya gusengesha, icyo gisho twarakibonye. Abantu benshi dufite abantu benshi bagiye gusengesha b'Abadiventiste umunsi wa karindwi kugira ngo bakorerwe ibitangaza. Ubuzima bwa mucanga yawe n'ibintu birananiranye, akajya gusengesha, akajya no guhanuza ati nimundebere uko bizagenda, ese ibintu bizacamo, ese business zizagenda neza, ko ndiko ntakiye guhomba, menya hari abantu baza bashira ku muryango wanjye ibintu, mbese bizagenda gute? Dufite Abadiventiste babikora rwose. Iyo ni imitego ya Satani, kandi ibitangaza bigakorwa. Kandi ko ibitangaza birakorwa rwose, ntabwo bajya babeshya, ibitangaza biraba. Ariko Satani ni umuhanga wo gukora ibyo bitangaza. Twarabibonye, twaramwize igihe kirekire, ni umuhanga wo gukora ibyo bitangaza
kuko satani ngo yakoze ibishoboka byose ateza abantu gukunda ubutunzi, aho kugira ngo abantu banihishwe n'ibyaha biri mu mitima yabo ngo basabe kwemerwa n'Imana, ahubwo bari kunihishwa n'ubutunzi n'ibibazo bigiye bibatsikamiye, kuko satani niwo mugambi wo kugira ngo abantu badatekereza neza. Kuko yabwiye abamarayika ati nimurwanya agatsiko k'abakomeza isabato kuko batwanga kandi bakadutwara abayoboke. N'ubu tumutwaye abantu 45 agomba kuturwanya, ariko ntago azadutsinda. Uwisunze Imana ntagatsindwa. Twabonye neza ko igihe satani yoheje abademoni ngo baturwanye, Imana yohereza abamarayika bakaturwanirira. Igihe satani we yiyiziye na Yesu aza mu ishusho ya marayika Mikayeli nawe akayizira. Siko twabibonye? Ntabwo uri yadutsinda rwose. Ntimujye muterwa ubwoba na satani. Satani aza kuguteza ubwoba, ariko muzarebe abantu iyo turi gusengera abantu bafite abademoni, araza akakurondora akavuga ibyawe, akavuga ibyawe agiye ukora, ariko iyo ukomeza gushika mu kuvuga ati ibyo ndabizi narabyihaniye, Imana yarabimbabariye, dayimoni ndagira agahungo rwose. Nta na rimwe satani ajya atsinda. Maze rero ariko abantu benshi baratsinzwe kuko bakoraga amateraniro satani nawe akayazamo, abantu bakajya kuririmba satani nawe akaba hari, maze ubundi akabatesha umutwe. Satani akandika ibikorwa byabo by'ubugugu no kwikunda kose by'abo bantu, maze akabyereka Yesu n'abamarayika, maze akabwira Yesu n'abamarayika abanyega ati ngaba abayoboke ba Kristo bari kwitegura kuzajya mu ijuru. Hari abantu batuma muri no teraniro cyangwa se muri no torero, batuma buri gihe satani anyega Kristo. Akavuga ati dore bamubwiriza witegura kuzajya mu ijuru, murebe reba uko ahagaze, reba ababarembyi bawe witoranirije, babandi bitegura kuzajya mu ijuru, reba ukuntu bambaye, reba ahantu anyuze, reba akayira ariko rombereza amagiye gukora icyaha, uyu nawe ni umuyoboke wawe kandi ni imbuto z'igitambo cya Kristo, yiteguye kuzajya mu ijuru. Akabwira Yesu ari kumunyeka n'abamarayika, muteguje mutuma satani anyega Yesu, ntakamunyege, kandi mu by'ukuri dushobora gukosora ibyaha byacu. Kandi muri kino gihe bamwe bafite ukwizera gushikamye kandi barimo batakabaniha binginga Imana. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo iyo Uwiteka ataradusigiye agashe gatoya kaba kibumwumvira turatwabaye nk'Isodomu na hehe ni Gomora. Muri rino teraniro dufite abantu bake batagaragara batari no mu nshingano z'itorero, cyangwa se bashoboka ko ari no mu nshingano z'itorero, banihira iri torero, batuma iri torero cyangwa se batuma isi tarimbuka, kuko Imana iri kubona iyo miniho yabo ikaba yihanganira abanyabyaha kana gatoya. Rwose barahari, ntago bagaragarira ijisho. Igihe cy'akarengane nibwo bazagaragara neza, kandi mu maso habo bantu hasa ntatenebutse, kandi hagaragaza agahinda gakomeye katuruka ku ntambara bafite mu mitima bashaka kwemerwa n'Imana. Dufite abantu bashaka kwemerwa n'Imana, barimo baniha, barimo bavuga ati kisi igiye kurimbuka, ko iyi si ifite akaduruvayo, ko intambara hirya no hino zimeze nabi, ko akarengane kagiye gutangazwa. Abantu bakaba batiteguye, ibyaha batakoze cyangwa bakaba bari kubikora ubu ngubu. Mana njyewe uranyemera, mbese nditeguye? Mana warengera itorero ryawe. Dufite agatsiko k'abantu batagaragara amaso bagenda banihira iri toro kugira ngo ribashe kugira ubuzima, kandi mu maso habo harabagiranaga ibimenyetso bigaragaza ko bemewe n'Imana, bigatuma bakomera. Nubwo tutabarebesha amaso, nubwo baniha, ariko Imana irabemera. Ariko nanone abademoni ngo bazengurutse cyangwa se barabazengurutse, babagotesha umwijima, cyangwa se barimo babazenguruka bakabagotesha umwijima. Ni yerekwa Ernawet yabonaga, ariko riri kudusohora ubu ngubu, ngo batekureba Yesu, maze amaso yabo ngo bayerebeshe umwijima ubagose, kubera ko ubuzima bw'iyi si bubagoye. Hari ukuntu umuntu aba ari mu byizerwa, ariko ibibazo by'isi byose ukagira ngo niyo bigiye kwirundaho, ukabona ubuzima buranze, Kigali ikamunanira, ukabona abana baramunaniye, ukabona urushako ruranze, kandi mu by'ukuri ashaka kwemerwa n'Imana. Ibyo ni imitego ya Satani kugira ngo amaso yo kwizera atekureba hirya ngo arebe Yesu. Abo bantu turabafite bameze uko nguko, ariko umutekano wabo umwe rukumbi ushingiye gutumbira mu ijuru. Mwicika intege, mukomeze murebe Kristo, yiteguye kubakomeza. Kandi icyakora none muri iyo Ernawet yageze, bamwe muri bo ntago bagize uruhare muri uyu murimo wo kurira no gutakamba, bituma umwijima ubagota. Dufite abandi benshi muri no torero batabyitaye rwose, tubivuga bikarangira uko nguko, indirimbo nk'izi zigatambuka ntizigire icyo zibakoraho, ariko gahunda z'itoro zigakomeza, imirimo y'itoro bakomeza akayikora batagize uruhare mu gutakamba. Abo ngabo bazabona ingorane. Icyo nabasabira no kugira ngo mutekereze neza kandi mwihane.
kandi abamarayika bari kugenda banyuranamo hirya no hino, biteguye ikintu gikomeye kigiye kuba mu isi, ariko twebwe ntabwo tubyiteguye, turarangaye rwose. Hari ikintu gikomeye kigiye kuba mu isi, kandi icyo kintu gikomeye nta kindi ni ugutangazwa kwa dimanche. Yamara gutangazwa akarengane gakurikiraho, kandi nimara gutangazwa abantu benshi bazaba batabyiteguye, benshi bazajya mu mugabane bazabarenganya bagenzi babo, kuko abantu benshi ntabwo biteguye. Niyo mpamvu abamarayika nubwo bari kugenda banyuranamo, ariko hari itangazo ritangaza ngo iraguye Babuloni w'umudugudu ugenje gute, ukomeye, bwoko bwanjye mugenze gute, nimusohokemo. Mwireba ko abenshi bari gukora ibyaha ngo nawe ugende mu bwinshi. Siko abantu bareba ku bandi, akabona bakuru bitura akabacishamo ijisho bose, akaba ati bose sinzi ko nabo sinakigenda, reka nanjye mbe nkabo. Oya, wirebera ku badiyakoni, wireba ko abarimbyi bose bamaze gukora ibyaha. Oya, wibireberaho. Ntabwo abantu bazajya mu ijuru ku bwinshi, ahubwo abashikamye ku Mana nibo bazajya mu ijuru. Ashobora kuba ari wowe gusa ashobora guhagararira ukuri. Wireba ko abantu benshi bari gukora ibyaha, urangiza ngo nawe ube muri rubandanya mwinshi. Oya, itoro ry'Imana ntabwo rigaragara, nubwo turizi, ariko itoro ry'Imana nyakuri rya rindi rizazamurwa mu ijuru ntabwo rigaragara. Wasanga uririmo, wasanga n'uraka aririmo. Wirebera ku bandi rero. Kandi ikigaragara nuko ngo akarengane kiteguye gukurikiraho. Nuko rero igihe cy'akaga kiba kirageze, ba bantu kagatsiko gatoya karimo kagenda kitegura, mwitegure n'akarengane. Ariko hari ikintu rero yabonye, yaravuze ngo abera bavuye mu migi n'imidugudu itandukanye, kuko akarengane kari kagiye gutangira, dimanche igiye gutangazwa, akarengane gatangire, maze abera benshi bave mu migi no mu midugudu itandukanye bajye kuba ahantu habonyine. Tugiye kuzava rero mu midugudu yacu, tuve mu mitungo yacu, maze tugende ahantu hirengeye hatwenyine. Kandi igishimishije nasomye nuko abamarayika bazatuzanira ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ntabwo tuzicwa n'inzara mu gihe cy'akarengane. Aka karengane mugenda mumvuga mukagatinya, ntimugatinye, ntacyo gatwaye. Ni agahe gatoya ko kubabazwa no kugeragezwa no kujya ngo kwizera kwacu kukure. Twarabonye kigize, twabonye kivuga ngo ibyago si iki, si ibigeragezo. Tuzageragezwa, ariko kugeragezwa kwacu kuzaba kugira ngo kwizera kwacu kukure. Kandi nanone ngo bidatinze abanyabyaha bazahagurukira kuturwanya, kuko tuza dukomeza amategeko y'Imana, maze twinjiye mu ntambara bita Harimagedoni. Ndaza kwibabwira mu kanya. Kandi icyakora mbere yuko abo bakiranutsi cyangwa se mbere yuko abanyabyaha batwegera baduhagurukiye, ngo bazamanza bace ku itsinda ry'abamarayika batangiriye uwo murongo ntarengwa. Niko bizagenda mu gihe cy'akarengane. Ngo igihe akarengane kazaba kameze nabi, abanyabyaha bazaza baje kuduhiga ngo batumare, ariko mbere yuko batugeraho bazajya basha kuri bariyeri y'abamarayika batabarebesha amaso, kandi babatangire. Tuzarindwa mu buryo budasanzwe. Ntimugire ikibazo cyo kurenganwa, nta kibazo kizaba gihari. Kandi abakiranutsi ku manywa na nijoro bazaba batakira Imana kugira ngo ibarokore, kuko kubigaragarira amaso nta makiro tuzaba dufite, ariko uburinzi budasanzwe buzaba buturiho. Kandi nanone umumarayika wari ufite wino kwitako ngasubira mu ijuru amenyesha Yesu ko abera babazwe kandi bashizwe ikimenyetso. Ubu turimo tubarwa, tunashirwaho n'ikimenyetso. Imana irimo itubara, ariko ikoresheje marayika wayo. Muzabisoma mu Byahishuwe igice cya 7. Maze rero ngo marayika narangiza uyu murimo arimo gukora, nibwo azasubira mu ijuru agatanga raporo. Natanga raporo kabera babazwe, nibwo dimanche izatangazwa. Ubu hari abantu bazi ngo bazabarwa ngo akarengane kamaze gutangazwa. Oya, ubu abamarayika barimo bagenda badushaho ikimenyetso, barimo bagenda babara abakiranutsi, abantu bakomeza isabato, abantu bakomeza amategeko y'Imana, bari kubarwa ubu ngubu. Ubu umubare uri gukorwa. Numara kurangira, marayika azazamuka atange raporo. Namara gutanga raporo, azabwira cyangwa se azabwira abamarayika bafite imiyaga ine ati murekure iyo miyaga. Nuko bizagenda. Kandi urubanza rwose ruzaba rumaze gupfundikirwa, rwafatiwe umwanzuro waba uw'urupfu cyangwa uw'ubugingo. Yesu azasohoka ahera, Yesu azasohoka ahera cyane, igicungo kibudikire abatuye isi, kuko nta muhuza w'isi n'ijuru bazaba bafite. Reka mbasabe kugira ngo tujyane mu cyigisho, nubwo imvura iguye, ariko ndekeza ko ijwi riri kubageraho.
ngo igihe abamarayika bazaba bamaze kubara abantu bamaze gutanga raporo ngo Yesu azikuramo imyambaro y'ubutambyi maze yambare imyambaro ikomeye ya cyami, maze ibyago birindwi by'imperuka bitangira gusukwa biboneka mu gice cya 15 n'icya 16 cy'Ibyahishuwe. Ntabwo ibyago birindwi by'imperuka bizasukwa Yesu atavuye ahera cyane. Nimubona ibyago birindwi by'imperuka byatangiye gusukwa uko bivuga mu Cyahishuwe gice cya 15 na 16, muzamenye ko imbabazi ku isi zamaze kurangira, nta muza w'isi n'ijuru uzaba agihari, kuko dimanche izaba yatangajwe, abera bamaze kubarwa, abera batangiye kujya hiherereye, akarengane katangiye kubaho, ibyago birindwi by'imperuka nabyo bizakurikiraho. Nta muza w'isi n'ijuru uzaba agihari. Niyo mpamvu Yesu azakuramo imyambaro y'ubutambyi yambare imyambaro ya cyami, kuko azaba agiye kwima ingoma. Kandi ngo bamwe bazivovotera Imana bayituka, ibyago birindwi by'imperuka bibariye. Mutajya ngo ni igihe gishize kera, n'ubu ngubu mu minsi mike cyane, ibaze ibariye ku ntoki. Kandi ngicakora aba bandi bifuje ubugingo buhoraho ariko ntibagira umwete wo kubwakira, bazicuza impamvu y'ubunebwe bwabo. Dufite abantu bafite ubunebwe mu bya mwuka, dufite abantu batasoma ibyanditswe byera, dufite abantu batajya ku mavi ngo basenge, dufite abantu bafite impano zo gukora izi nshingano zera ntibazikore. Abo ngo bagiye kuzicuza rwose. Ariko ntuzicuze kandi wumvishe imiburo. Ngo igenga ibyago bizaba bitangiye kuryana ku bantu rero, ngo bazatangira kwitakana abana babo, abana nabo bitakana ababyeyi babo, abayoboke bitakana abayobozi babo, bababaza ati kuki mutatubwiye, kuki mwatubwiye ngo ni amahoro, ko nta kibi kiriho, kugira mutumare ubwoba, ntimutubwire ibyerekeye isaha. Mwabayobozi mwe muyobora iri torero, ababizera bagiye kuzabagwa nabi, bababwira bati kuki mutabitubwiye. Kandi turi kubivuga, ubu ntabwo turi kubivuga, ariko bazatwitakana, kandi turi kubivuga rwose, kandi mpora mubivuga mubyigisha. Ariko bazatubaza ati kuki mwatubwiye ngo ni amahoro nta kibi kiriho, maze batwitakane. Abana nabo bitakana ababyeyi bati papa na mama kuki mutatubwiye ko ibi bintu bizabaho, kwirirwa mutujyana mu mashuri ngo muri kutwatangira amashuri na minerivare zihenze, kuki mu bintu mutabitubwiye. Ababyeyi nabo bitakana abana bati niko mwana wanjye, kari wowe wize ko nakuriye minerivare, kuki utambwiye ko ibi bintu bizabaho. Abantu bagiye kuzasubirana hagati yabo, kandi bazi ngo ni ibintu bizaba kera, bari kubera ngo ni kera cyane. Nta kera, n'ubu ngubu. Nta bimenyetso isi itagaragaje, n'izi ntambara ubwazo ni igihamya cy'ibyo ngibyo. Ubuzima buhenze ni igihamya cy'ibyo ngibyo. Ntimutegereze igihe ukundi. Ubushize nababwiye ngo izi ntambara muri kugenda mubona zigenda ziba, zizatuma Amerika irushaho gukena rwose. Nirushaho gukena, murabizi ko yiswe inyamaswa ivuye hehe? Mu gitaka. Izakorana n'inyamaswa ivuye mu nyanja. Inyamaswa ivuye mu nyanja ni iyihe? Yo ifite ubutunzi n'agatunzi, niko nabyita. Ifite ubutunzi butabarika, izatabara Amerika. Izibwira iti rero ubukene kugira ngo bwamuke kuri isi, nuko abantu bagira umunsi wo kugenza gute, wo kuruhuka, ibintu bijye kuri gahunda. None rero dukeneye gusenga umunsi umwe, kandi rubanda nyamwinshi basenga dimanche, abantu basenga dimanche. Ejo bundi ntabwo ari kera. Kandi abo bayobozi batihanye nabo ngo mu gihe cy'ibyago birindwi by'imperuka ndetse no mu gihe isi izaba iri kurimbuka, bo uburibwe bwabo buzikuba inshuro 10 y'abo bayoboraga. Muze bisoma mu nyandiko z'ibanze. Babyumvise abizi ko dufite ingorane, nubwo tuzambikwa amakamba menshi nidukora neza, ariko abatazakora neza bo ni inshuro 10 ku buribwe. Ntabwo twabazwa kimwe kuko twamenye byinshi. Abaririmbyi ntabwo twabazwa kimwe n'abizera kandi turimba buri munsi, ntabwo byashoboka. Nuko bizagenda. Abera rero bazahagurukirwa. Abera bazahagurukirwa gute? Ngiye ibyago by'imperuka bizaba bimaze kuba bibi, bimaze kurya abantu, ngo bimaze kubababaza, amahanga azasubiranamo. Nabyo nabikomojeho. Amahanga azasubiranamo. Avuga ati ariko ninde uduteje ibi byago? Abantu basubiranemo, maze amahanga asubiranemo, maze ibihugu bikaze bitangiye kwita ariko ni bande batangaje iri tegeko ryo kuruhuka ku munsi utavugwa na Bibiliya? Batariko ni barunaka bitangaje. Niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa niba ari ikindi gihugu, uko bizagenda kose, ariko murabizi ko ni inyamaswa yavuye hehe? Mu gitaka. Maze bati kuki mwemeye ko ibintu bibaho mukaba muzaniye isi umwaka? Maze batari ko turarenganya hagati yacu, ahubwo karagatsiko kaho komeza amategeko tugahige tukamare. Nibapfa ibintu byasubira ku murongo. Nibwo rero
bazahindukira aho kugira ngo basubiranemo hagati yabo bose bunge imbaraga bajye ku gatsiko gato k'abakomeza iki amategeko y'Imana. Ka gatsiko kazaba kishano hagiye hatandukanye. Murabizi ko ubu ngubu isi irimo ikoranabuhanga rwose mutazanya ngo tuzufite n'ubuhungiro budasanzwe, usibye abamarika bazaduhagararaho ko twabonye ko bafite imbaraga zidasanzwe, ariko nabo kwisha dufite bagiye kuduhitana. Nibyo bise intambara ya Harimagedoni. Harimagedoni ni kirero, ni ugusubiranamo kw'amahanga barangiza bagahindukira agatsiko k'abakomeza amategeko y'Imana, kuko bumvaga ko kugira ngo babone amahoro rya zuba rigabanuke, bya bisebe bigabanuke, yamaze hindutse amaraso bigabanuke, nuko agatsiko kapfa maze bagahumeka. Icyo gihe rero agatsiko k'Imana b'abantu bakeya bazaba barimo biyeza, bazaba bagiye gupfa, ngo bazaba barimo biyeza basenga baniha imihino itavugwa, bibaza bati Mwami Imana ko tugiye gupfa, kuko bazabona ngo nta yandi makiriro, kuko bazaba bazi ko neza ko isi bafite, ko nta yandi makiriro dufite. Ariko mbere y'uko mpfa, ese uranyemera? Ese Mana nta kandi kakishe mu bugingo bwanjye ntarihana? Mana mbabarira unyemere. Ese ko ngiye gupfa, gupfa byo ntacyo bintwaye, ariko se nimpfa ndaba nemewe nawe? Umuboro wa Yakobo niko umuboro w'Iso. Ntabwo ikibazo ari ugupfa, twabonye ko urupfu ntacyo ruvuze, kuko urupfu narwo ruzagenza gute? Ruzapfa. Niko twabibonye. Ariko ikibazo ni ngo ese Mana ko ngiye gupfa uranyemera? Igihe rero bazaba basatiriye ngo Imana yahisemo gutabara ubwoko bwayo igicuku kinishe, abanyabyaha bacibaza ibibaye, abanyabyaha abacyanutse bamenya ko ari ikimenyetso cyo gutabarwa. Kristo atunguka mu ijuru maze arababwira ati ubuntu bwanjye bugenze gute? Burabahagije. Ntabwo tuzaba tugipfuye ibyago birindwi by'imperuka n'ibisukwa. Mu byeshu igice cya 7 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 4 tumaze kubagwa 144 bizaba bikiriho. Numero y'ijyana ziriko twebonye bazaba bakiri bazima. Ibyago by'imperuka rero n'ibisukwa bazaba bakiriho, kandi ntacu bazigera batwarwa n'urwo rupfu. Wapi ntabwo bizigera bibaho rwose, n'uburinzi bw'Imana. Ariko nanone abatazihanganira ku karengane n'ibyo bihe bari kugenda bacaho. Imana kugenda ibasarura bacaho, bagenda. Hari ibitangaza byinshi byagiye bibera muri iyi si, abantu bakibaza, inyenyeri zikagwa, abantu bakibaza ibibaye. Abera bazakanguka, ijuru rizikingura ryongere ryikinge tubirebesha amaso yacu. Imisozi izanyeganyega nk'urubingo, n'umutingito w'isi. Mandi magambo, hazaba umutingito udasanzwe kuko abera bazaba bari kuzamuka. Nuvuga ngo imbaraga idasanzwe y'Imana izanyeganyeza isi kugira ngo abera bagenze gute? Bazamuke. Kandi inyanja izabera nk'inkono kuko izaba iri no kujugunya abo yamize. Hari abantu benshi bapfuye baguye mu Kivu bakagwa mu nyanja, abo bantu bazaba bakeneye kuvamo. Kandi ikindi, abanyabyaha bazirukira imisozi ngo ibagweho, kuko kumva umutingito umeze gutyo, ukumva ibyo bintu biri kuba bimeze gutyo utiteguye, nawe ndakubwiza ukuri ntabwo wabura kwihisha. Igitangaje rero, hazaba ingororano y'abera, ngo Yesu ngo azazanira abamarika, ngo bazazanira amakamba arabagirana abakiranutsi babandi bategereje n'ababera bazutse, maze buri wese amuzanire ikamba ryanditsweho izina rye. Kandi igitangaje, Yesu azaba ari umukwe, twe turi iki? Turi abageni. Niyo mpamvu rero abamarika ntabwo rero bazatwambika amakamba, ahubwo ngo abamarika barayazanye bayahereza Yesu. Yesu nawe ayambika iki? Abakiranutsi. Yesu ubwe niwe uzatwambikira amakamba ndetse amazina yacu. Uyu Tuyisenge Celestin ntabwo azitwa Tuyisenge Celestin, nzitwa irindi zina, ariko ntabwo ndizi, ariko ni izina rishyashya. Abitwa Bagakuba ntabwo muzitwa Bagakuba, ayo mazina azahinduka atagira ibisobanuro. Banzihorera, ayo mazina azahinduka kuko umubyeyi yari kwise ku bw'icyaha. Nzihorera nyine ukuva ko ni izina ry'iki? Ry'icyaha. Ayo mazina azahinduka, tuzahabwa amazina mashyashya. Kandi abamarika nibarangiza bazane inanga nk'uko bazanye amakamba, maze izo nanga nazo bazihereze Yesu. Yesu nawe azihereze abera. Marayika uyoboye wawundi wasimbuye Lusiferi, wawundi wasimbuye Satani ku murimo mu ijuru, maze azakora ku murya wa mbere, maze Tuyisenge Celestin mpite nkurikiraho. Ako mvuze ngiye kuko ndi kwivuga, ubwo ni weho nawe uzakurikiraho. Mutajya ngo ninjye nzabanza gusa, twese tuzabikorera rimwe. Nuvuga ngo azabanza, twese tugenze gute? Duhita tujya mu mirya ducuranga. Bwera Rufonse ntabwo azi gucuranga rwose. Arufuze gucuranga? Ntabyo uzi, ariko uzamenya gucuranga icyo gihe uzacuranga. Na Damascene azamenya gucuranga. Hari abantu batazi no kuririmba, amajwi azagororoka kuko twese tuzaririmba rwose.
niko bizagenda. Noneho niturangiza ngo Yesu ayobore abakiranutsi ku marembo y'umurwa, ngo akore ku rugi rwikarage ku mapata yarwo, maze abwira abinjira ati sheri nimwinjire. Niko bizagenda, tuzaba turi abasheri kuko tuzaba turi abageni, maze twinjire mu bwami bwo mu ijuru. Maze ngo Yesu ahindukira twitegereze, arangize avuga ati uyu ni umurimo w'ubugingo bwanjye, none ndanyuzwe. Maze abera bahere ko bayirambike amakamba yabo ku birenge bya Yesu, kubera ko bazaba bagize emotion, bari gutekereza ikintu Yesu yabakoreye, ukuntu bisanze mu ijuru. Maze nibarangiza barambika bakuremo amakamba, barambike ku birenge bye nko kumuha icyubahiro. Maze Yesu n'ikiganza cye yongera kubahagurutsa, maze ababwira ati mureke twiririmbire, maze umuziki utangire, twongere dukora igitaramo. Aha tuza tugeze mu ijuru. Ariko si uko bizagenda. Yesu azajyana abera ku giti cy'ubugingo, arangurure ijwi rirenga ati ibibabi byacu nibyo gukiza amahanga. Mandi magambo, tuzafata urukingo rwo kudapfa. Iki giti cy'ubugingo, ibibabi byacu byiswe ngo nibyo gukiza iki amahanga, ni batwebwe. Mandi magambo, niturya ku bibabi by'icyo giti tuzaba duhawe kudapfa. Cya kindi Adamu yifuje akakishaka mu nzira zitari zo, tuzakibona mu buryo bwiza. Kuko Satani yaramwoheje ati rero gupfa ntabwo muzageze gute, ntabwo muzapfa. Ariko Imana imuha igihano kuko yakoze ikinyuranyije n'uko Imana yabishakaga. Rero icyo giti rero twebwe tuzarya kizatuma tudapfa byiteka. Maze ubundi urupfu n'ikuzimu bijugunywe muri ya nyanja y'umuriro n'amazuku. Kandi mu byeshuwe 21:4 twabonye ko icyo gihe isi yari yarituwe n'umutingito, imeze nk'ubutayu, imisozi yakuwahayo. Niko bizaba byagenze. Satani azaba azara mu isi wenyine, ntawe afite wo gushuka, azafite ingorane. Abo bose bazapfa, ariko Satani we azaba atembera mu isi kandi agira intumba banyuramo akitambukira. Nibyo byiswe ngo nukubaha imyaka ingahe? 1000. Ntabwo azaba arimo iminyururu, ahubwo nta murimo azaba ariho, kuko aba yoheje bazaba barapfuye. Nibyo biswe kuboha imyaka 1000. Ariko nyuma y'imyaka 1000 Yesu n'itsinda ry'abamarika n'abera tuzasohoka mu murwa, maze ahamagara abanyabyaha bose basohoke mu bituro n'imibiri ifite intege nke. Ubwo nubwo amane magambo, cya giti cy'ubugingo twakiriye, twabaye mu ijuru imyaka ingahe? Imyaka 1000. Ariko imyaka 1000 mutazanya ngo ni myinshi. Mwe muri kubara mu kuva imyaka 1000 ni myinshi, kuko turi abanyabyaha bapfa turenze imyaka 100. Mukanya ngo ni myinshi, kuko tuzaba twishimye, nta kurira ukundi, tuzabibona nk'umunsi umwe rwose. Kuko iryo juru tuzaba turimo ntabwo ari ryo tuzaturamo, iyi si tuzongera tuyitureho. Ahubwo Imana izatunopfeshaho, kabyite gutyo, izatunopfeshaho tubane nayo mu ijuru nk'uko abamarika nabo bariyo. Maze tubeyo duce abanyabyaha imanza, kwa kundi turebe ubwiza bwo mu ijuru, twikorere igitaramo, maze niturangiza tugaruke. Babyumvise? Imyaka 1000 rero ntabwo ari myinshi, ni ukunopfeshaho. Tuzayibona nk'umunsi umwe rwose. Maze bitegure bashake intwaro kirimbuzi, bitegure kuzamuka ngo baturwanye ku murabizi ko ikoranabuhanga ririho. Maze mu gihe bazazamuka begere uwo murwa, maze Yesu azahita abwira abanyabyaha ati ngaho namwe nimwitegeze ingororano z'abakiranutsi. Ngo igihe bazaba bari kutureba ukuntu tumeze, twishimye, dukeye, dufite ku maso amara yose yarashize, imibiri myiza twarayihawe, ubu bugufi mfite nzaba muremure, mutandebe ku nguko. Rwose ubu bugufi buzaba bwavuyeho, twahawe igihagaro kizima, tuzaba twagihawe. Maze ngo Yesu azababwira ati nimwitegeze ingororano z'abakiranutsi, babandi bicuza, maze bicuze ngo impamvu basuzuguye agakiza, maze babonye ingororano z'abakiranutsi, maze amarira azenge mu maso, maze ikiniga kibafate, bicuze impamvu zo gusuzugura imiburo kwabo, bazabyicuza. Maze ngo igihe bazaba kimeze uko nguko, ngo Yesu nawe azabwira abo mu murwa ati namwe nimurebe ingororano z'abanyabyaha, ngo umuriro uzahita uva mu ijuru ukongore b'abanyabyaha, kuko bazaba bari kwisuganya ngo batere uwo murwa, maze umuriro uturuke mu ijuru, maze bahite bapfa. Nuko bizagenda. Urwo rupfu rw'isi ngo ni urupfu rwa kangahe? Rwa kabiri. Igihe ngo bazabisuganije bajya kudutera, ngo Kristo azamanura umuriro, azahita atubwira ati namwe abakiranutsi nimwitegereze ingororano z'abanyabyaha, umuriro uhite umanuka. Tuvuge tuti Uwiteka warakoze kuba iki cyago kitatugezeho. Kizaba ari igihe cy'umubabaro mwinshi. Satani nawe rero ngo niwe uzabona igihano kinini kuruta abandi bose, kuko azahanirwa ibyaha by'abanyabyaha bose. Mani magambo, umuriro uzaba utwika
ntabwo Satani azapfa abanyabyaha bose batararangira. Kwanga azabona igihano kinini, ni ukuvuga mu mandi magambo ni uburibwe budasanzwe, kuko azahanirwa ibyaha yakoze, ahanirwe n'ibyaha yakoresheje abanyabyaha, na bya byaha yadukoresheje tukabyihana nabyo bizamusukwaho. Ni igitangaza. Kandi ibyo ari bihumanye byose bizakurwaho, ngo umuriro ntabwo uzigera uzima agasigisigi k'icyaha katarakurwaho. Mandi magambo, niba hari n'akatsi kameze ku butaka kishe munsi y'ibuye kabayeho mbere y'uko Yesu agaruka, nako kazamanza gashe. Agasigisigi k'icyaha cyose kagomba kuvaho kugira ngo Kristo areme isi nshyashya. Kandi urupfu ruzaba rwakuweho, kandi urupfu niwo mwanzi wa nyuma uzakurwaho, niko twabibonye mu Bakorinto igice cya 15. Rero hari isezerano Yesu aduha rikomeye rihabwa ab'iki gihe. Yesu yabwiye abigishwa be, ari nabo natwe ari kutubwira ati, ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicara ku ntebe 12, mucire imiryango 12 y'Abisirayeli imanza. Umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu ku bw'izina ryanjye, azahabwa ibibiruto inshuro 100, kandi azabona ubugingo buhoraho. Turabaragana na Kristo niba tubyemera. Umugore ntagatume udakorera Imana, umugabo ntagatume udakorera Imana, abana ntibagatume badakorera Imana, ubuzima bugoye ntibugatume udakorera Imana. Ibyo ngibyo ntibigatume utigomwa, kuko ababyigomwe bazahabwa ibiruta inshuro 100, kandi igikomeye kuruta ibindi byose bazahabwa ubugingo buhoraho. Niko Imana itubwira muri Yesaya 36:23 baratubwiye ngo igihe kizaza uhereye mu mboneko z'ukwezi ukageza mu mboneko z'ukundi, no guhora ku isabato ukageza ku yindi, abantu bose bazajya baza gusengera imbere yanjye, niko Uwiteka avuga. Amasabato tuzayakomeza. Iyi sabato nababwiye, iyi sabato irera, nimushaka muyimenyereze kuyiruhuka, kuko no mu ijuru tuzakomeza tuyiruhuke. Abantu muyisuzugura mukayica amazi mukabona ntabwo muyitayeho, sabato ni kubera umunezero, nta kundi wabigenza, yiruhuke kuko tuzayiruka tugeze no mu ijuru. Niba utayimenyereje ubu ngubu rero ntabwo wabana no mu ijuru, kuko bo bazi kwitegura isabato. Niba ushaka kuzarukana isabato n'Imana, rwose gitangira ubu ngubu, maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa, kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Umwami Imana izameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Uwo munsi Uwiteka Nyiringabo azabera abantu be barokotse ikamba n'icubahiro ry'icubahiro n'umurimbo. Niko bizagenda. Kandi azaba inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abandi imitima ntibazayicamo, ahubwo izabiya abandi batwebwe. Abagenzi naho baba arabaswa ntabwo bazayiyoba. Iyi nzira tunyuramo ntabwo twayiyoba. Nubwo waba utarize, ntabwo bisaba kwiga, ntabwo bisaba gukora doctora, ntabwo bisaba masters, ntabwo bisaba lisansi. Iyi nzira yitwa nyabagendwa. Ni babandi batanduye imitima bayicamo, ntabwo bisaba kwiga. Rero nubwo waba uri umuswa ntabwo tuzayiyoba. Nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. Abacunguwe n'Uwiteka bazaguruka bagira Siyoni baririmba. Nabibabwiye, ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo, bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuza umutima bizahunga. Ntabwo tuzongera guhunza umutima. Za hypertension oya. Hypertension tuzigwa kubera ibibazo byaturenze. Burya niba nawe nawe hypertension itegwa n'ibintu bitandukanye, ariko nibazo byabarenze. Gusuza umutima, agora yimyoza, yiganyira kubera ubuzima arimo, ariko nta n'umuntu yatakira. Ni ibibazo byo byaturenze. Iki gihe rero ntabwo bizabaho. Tuzatuma umunezero gusa. Muri Zakariya igice cya 3:10 akatubwira ngo uwo munsi muzahamagarana, umuntu wese ahamagare mugenzi we, muce agashingwe munsi y'umuzabibu no munsi y'umutindi. Niko Uwiteka avuga. Tuzaca agashingwe. Guca agashingwe ni ukwicara abantu bakarambya, bakaganira, ntaco bishisha, nta kuvuga ngo ngiye gutanga amasaha yakuze. Oya, nta by'amasaha turi kubara. Tuzaca agashingwe munsi y'umuzabibu. Bavuze munsi y'umuzabibu no munsi y'umutini, kuko ni ibiti biribwa, kandi tuzatungwa n'imbuto ico gihe. Nta byo guteka ibintu byo kwirirwa muri gusonga ubugari, gushaka akaboga, icyo ntabwo bizabaho. Ntabwo bizabaho, ntabwo bizabaho. Tuzicara munsi y'umutini no munsi y'umuzabibu, maze duca agashingwe tuganire. Niko Uwiteka bivuga. Kandi tuzabana n'Umwami. Umwana ishimwe baro kubwirana amagambo mu izina rya Yesu.
Haleluya. Reka ari nge ari nawe duharanire kuzaba muri uwo murwa. Ninde wamfasha gushimira umubwiriza? Umubwiriza Imana ibahe umugisha. Turacyari kumwe rero muri gahunda y'ikigoroba, ngira ngo bayibamenyesheje. Ntimubure, turaba turi kumwe n'amakorali atandukanye n'abatahajuru, namwe ntimubure. Mbaye nsabye iriya ndirimbo mwaririmbye muraza kongera kuyiririmba. Rwose hari ibyiza biteganyijwe mu masaha ya mukanya. Ni saa 9? Saa 9 twahurire. Asigaye ubutaha utwo tuntu mwari mwambaye neza, ariko utwo tuntu two mu ijosi ubutaha tuzaba ari umutuku n'abagabo bambaye amakaravate y'umutuku. Imana ibahe umugisha. Rero ku kigendanye na ya gahunda y'abantu meho nababwiye yo mu cyiciro cy'ubutabazi, muraza gusoma isomo riri muri Yesaya 58. Nibiba byiza buri wese asohoka arisomye, utazanye Bibiliya arisome uko ashobojwe. Yesaya ibice 58, umurongo wa 5, wa 6 n'uwa 7. Nimushaka mugarukiraho, muraza kuyibonaho iyo gahunda. Ahasigaye muzadutume. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranyijwe, ahubwo babiroraga bakiri kure cyane bakabyishimira. ngo iki? Mbese burya nuko byagenze baba we, bari bafite kwizera gukomeye pe. None se aya magambo uri gusoma uyakuye he ko numva ari meza? Nanjye ndi kuyakura ku nsanganyamatsiko y'amateraniro. Amateraniro y'ahandi iwacu ku itorero rya Kabuye da. Mfasha ubimbwire neza, aya magambo yansobanurire yose. Ndumva aryoshye pe kandi unteye amatsiko. Ambo ndumva ufite inyota yo gusobanukirwa byinshi, ariko nanjye nisomeraga ubutumire. Ushaka kumenya rero ibiruseho kwabibwirwa n'umubwiriza, niwe wateguye iyi nsanganyamatsiko da. Ngaho rero nyihera gahunda neza numva iby'ubwo butumire. Amahanga yasubiranyemo muyaburire. Nawe ufite inyota ngwino muri aya materaniro, kuko ubu butumire burakureba. Itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa 7 rya Kabuye mu ntara y'ivugabutumwa ya Erayonofili y'Uburasirazuba bwo hagati mu Rwanda, ribinyujije mu cyiciro cy'imirimo y'abagabo, ryaguteguriye amateraniro y'ivugabutumwa y'ibyumweru 2. Nuguhera ku isabato tariki 21 z'ukwezi kwa 3 kugera ku isabato tariki 4 z'ukwezi kwa 4 2026, turi kumwe n'umubwiriza Tuyisenge Celestin mu nsanganyamatsiko igira iti kwa kwizera kw'abakurambere kuracyakenewe mu isaha dusohoyemo. Ishingiye mu Baheburayo 11 umurongo wa 13. Gahunda y'aya materaniro iteye itya: ku isabato nuguhera saa 8 kugera saa 12 z'umugoroba. Ku wa mbere w'iminsi 7 dimanche nuguhera saa 10 kugera saa 1 z'umugoroba. Naho mu yindi minsi nuguhera saa 11 kugera saa 1 z'umugoroba. Muri aya materaniro turi kumwe n'amakorali mukunda cyane nka korali Emmanuel yo kuri RMS Kamukina, Urumuri yo ku itorero rya Kimisagara, Igihe Niki ya Kimisagara, Cornerstone yo muri Asayuwara Nyarugenge, korali y'icyiciro cy'abatabazi ku itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7 rya Gikondo, n'andi makorali atandukanye. Sangiza abandi ubu butumire, twese tubyitabire.